Murakoze, nitwa Sinzi Tarsise, navutse mu 1963, mvukira mu majyepfo i Butare, kera hitwaga Perefegitura ya Butare, ubu ni akarere ka Huye, mu murenge wa Kinazi. Ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Ngira ngo tutarajya kure ikibazo cy'amatsiko, ese Sinzi waba uzi impamvu ababyeyi baguhaye iryo zina rya Sinzi? Mu banyise Sinzi kubera iby'amateka. Iwacu hari komine Rusatira ituranye na komine Kinyamakara yo ku Gikongoro. Urumva Kinyamakara ari mu Gikongoro, Rusatira iri Butare. Mvuka rero bambwiye yuko icyo gihe nta muntu w'umututsi w'umugabo cyangwa umuhungu wabaga mu nzu, noneho byari byabaye ngombwa ko papa n'abandi bose bari bahungiye mu ishyamba bita Giseke. Hanyuma iminsi 8 igeze, baza kumubwira ngo aze kwita izina. Umwana yagize iminsi 8, arababwira ngo bamwite Sinzi, ngo abandi bazongereho icyo bashaka. Karate nayigiyemo ku buryo navuga buntunguye, kuko navuye mu Rwanda muri 77 njya i Burundi kwiga, kubera ko ntari nabashije kwiga segonderi. Ngera kwa mukuru wanjye witwa Karangwa Fideli, yaratuye i Burundi, nsanga akora karate, ahita njyanamo. Urumva nakubwira ngo niwe mu karateka wa mbere nabonye. Mbona ni imyenda twambara yitwa kimono, niho nayibonye. Ubwo rero uko agenda akina anshyiramo kandi abikunda cyane. Birumvikana ko wakundishijwe karate n'umuvandimwe wawe. Twagira ngo noneho tubwire, wadusangiza amateka yawe mu mukino wa karate? Amateka, urumva natangiye muri 79, ndi Bujumbura, turi muri club ya Sensei Sayinzoga Jean Nyakwigendera, aho bitaga kuri Stella Matutina i Bujumbura. Mbona Senti Noire muri 84, ngaruka mu Rwanda muri 88, mbona Deuxième Dan hano i Kigali, tuhabwa n'uwitwa Terokono. Hanyuma nkora muri université nigishamo karate. Ninjye washyizemo umukino wa karate, style yitwa Wadoryu, bigenda bikura kugera umunsi ndumva amakare bamaze kuba menshi. Wabaye umukinnyi ari kugera no ku rwego rwo kuba umwarimu wa karate. Ese muri icyo gihe cya mbere ugeze mu Rwanda, uvuze ko wabaye no muri kaminuza ukigisha umukino wa karate. Urugendo rwawe nk'umwarimu wa karate rwari rumeze rute, cyangwa se nk'abakinnyi muri rusange? Kubera ko ntekereza cyangwa numva bavuga ko umukino wa karate wari ufite ukuntu ubonwa n'ibyo bawukekamo bindi byinshi inyuma. Urugendo ntabwo rwari rworoshye, kuko urumva nimba naragiye i Burundi muri 77, nkagaruka muri 88. Nubwo nigishaga abanyeshuri muri université, ariko kubera iby'amateka yaranze u Rwanda, babaga baratubwiye ngo nibabona umututsi muri club ya karate bizatubera ikibazo. Ariko ku mateka nshyira nabwo, kugira ngo abazanye karate mu Rwanda harimo Nduwumwe François, hakabamo Musanganya Faustin waracyariho, byabaye intambara kugira ngo babashe kubyumvisha leta y'u Rwanda ko abasivile bashobora gukora karate. Barahatana, baza kubigera. Urumva naje iyo association iriho yitwaga ARAM, Association Rwandaise des Arts Martiaux, yabaga irimo judo, karate, kung fu na boxe. Ntabwo byari byoroshye, kuko byari uguhatana, noneho tukigisha n'abantu discipline, ko nta muntu ugomba kuba ikirara cyangwa ngo yitware nabi, kuko konsinya yari uko uwo yitwaye nabi wese karate bayifunga. Noneho tugiye mu buzima wanyuzemo, watubwiye akenshi usanga abantu bagendera mbere na nyuma ya Jenoside. Wavukiye mu Rwanda ari kugira n'impamvu zatumye ujya hanze yarwo.
bihereye ku mateka y'igihugu, ni ibihe byiza bitanyuzemo bijyanye umuntu yavuga atanahisha ko ari byari bijyanye n'ivangura. Ese nk'umu sportif ibyo bibihe wabibayemo ute? byari bigoye kuko ndasubira inyuma mo gato yarumva nko muri 74 kandi twiganaga n'abo bita abahutu natwe ngo turi abatutsi, ariko hatangiye iringaniza ry'uturere n'amoko, urumva nanjye nabigizemo uruhare kuko uwansimbuye kujya muri segonderi ni umuntu twari duturanye nari nanamuzi. Urumva rero kuzamuka watwaye umwanya wawe mu ishuri wagomba kujya. Noneho ndicara urumva kuva 7, 5, 6, 7 nicaye, ukicara ukigunga utemerewe no kuba wasibira mu ishuri. Urumva nagiye i Burundi njya muri diaspora, nabwo ngenda magendu, nabikoze imyaka 11 kuko navuye mu Rwanda 7, 7 ngeze i Bujumbura, bansubiza mu wa 5 wa primaire, ndongera mpera hasi. Narangije segonderi, abo promotion yanjye irangije medicine iruhande. Urumva ko nakubwira ngo ni nk'uburemere umuntu yabaga afite yikoreye, kikaba ari gikomere umuntu yabanaga nacyo. Noneho ngaruka mu Rwanda, ngarutse mu Rwanda inkotanyi zitera muri 90, ya kwa kugenda ku muntu bya bindi byambayeho muri 77 birongera biragaruka. Baravuga ngo ubwo yagarutse muri 88 inkotanyi zikaba ziteye muri 90, no kuvuga ngo we aje muri mission y'inkotanyi. Ibyo nabyo biramvuna birandemerera, bangendaho. Nageze mbabwira ko nabo nigishaga karate, bambwiraga bati ntuzashyira umututsi mu ishuri. Nabyo urumva ni ibikomere byose. Urumva rero iyo ngenga bitekerezo n'ivangura, ariko nk'umusportif ukabyakira, ugasangira n'umuntu ubizi ko akwanga, uzi ko yanakugirira nabi, ariko mu kwihangana n'ubwitonzi no gushishoza ukabana nabo kandi bikaramba. Se dusubiye mu gihe cy'ubuhunzi Burundi, cyo wakibayemo ute? Ntago nakibayemo neza. Uvuga ngo ngiye kubera nari mfite ababyeyi mu Rwanda, kubana n'abari impunzi i Burundi bava muri za camp, wowe muri grande vacances mu kwa 7 n'ukwa 8 wafata imodoka ukajya kureba ababyeyi ukongera ukagaruka. Baravuga ngo dukore ngo turi Rwasire. Bavuga ngo ntago bemeraga ko turi abatutsi, batwitegana nabo abahutu. Nubwo yabazi bene wanyu muvukana, bavuga ngo kuki mwega ababyeyi banyu batahunze. Birimo byatumye ngaruka no muri 88 kuko ntago nabashije kuba reintegre muri communauté y'impunzi. Urumva rero hose umuntu yabaga ahangayitse impande zose. Ari mu buhunzi aho uri mu Burundi ntibakwibonemo. Rwose iyo ntaba mfite ababyeyi mu Rwanda nakabaye narize kaminuza i Burundi. Yego. Biba ngombwa ko ngaruka mu Rwanda muri 88 nsubira kwiga muri 94. Uragarutse ubaye mu Rwanda, noneho na jenoside yakorewe abatutsi irahagusanze. Ese wari hehe ibyo bihe bibaye mute? Turi kumwe nawe, warokotse ute? Nabaga Itumba muri Huye, nkora muri university kuko natangiye akazi muri 88 itariki ya mbere kwa 6. Wenda ahubwo wanambaye se wakabonye ute, kuko nacyo ni ikibazo gikakaye nubwo nkibajije ariko ugomba kucyumva. Urumva nje ndi umututsi mvuye i Burundi nkeneye akazi. Noneho umuntu twabanaga wari umushoferi witwaga Gahamanyi Jean Leonard arambwira ati nyamara buriya hari abantu njya mbona baba muri university bambaye imyenda nk'iyo yawe, tuzaze nkujyana. Haranshorera ndagenda, nari umwana w'umusore cyane. Urumva niyo nyirangiza nkora za kiribite zose zibaho,
noneho ngezemo ndabigisha. Bwari ubwa mbere abenshi bavuga ngo niyo bakibona umuntu wambaye umukandara w'umukara, kandi bose bari abajandarume n'abasirikare, abari bari muri universite bakoraga karate, b'abanyeshuri bakora karate za zindi za gisirikare na kijandarume. Noneho rero bose bakajya bashaka kwipima, ndabeneza niko twavugaga. Hanyuma mara ukwezi kwa kabiri kose njyayo nka rimwe mu cyumweru. Bukeye rero sinzi ukuntu nabwiye umwe nti ngiye kuzigira i Kigali, ndabona nta kazi nzabona i Butare. Abo banyeshuri kubera bose bari abasirikare n'abajandarume bari abavuga buri kijyana, bajya kunsabira akazi kwa regiteri. Bagiye gusaba akazi kwa regiteri, barebye ku byangombwa basanga ndi umututsi, baranga. Banze bigera kwa administrateri trezorier yari umuzungu w'umunyakanada. Letere yayibonye kuko iyo wandikiraga regiteri wemformaga na vice administrateur. We aravuga ati nimba umuntu yigisha abanyeshuri 30 muri sale ya gymnase, hakaba hari umuntu abarimu 8 bigisha umwana umwe muri matematike, mutagendeye ku bwoko, ufite agaciro ninde? Umuntu arafata abantu 40 akabafungira hamwe, mwebwe abarimu 8 bitewe n'amasomo umwana afite mukigisha umuntu umwe. Umva muri matematike habagamo abarimu abanyeshuri 2 3 na za physique pile. Mbona akazi gutyo mu kwa gatandatu muri 1988 mbamo. Inkotanyi ziteye mfatwa mu byitso. Ubwo maze gufatwa mu byitso ngira Imana ndabikira, kubera ababyeyi nigishirizaga karate abana b'abarimu, kuko banjyanye kuri parike. Ababyeyi bose bahise baza batumaho n'abana, bakora ikintu kimeze nka rassemblement de silence kuri parike, bavuga ngo umwarimu wabo bamujyanye he. Ubwo 94 iraba, takaza imiryango, umuntu agira amahirwe ararokoka. Jenoside gusanze i Butare. Mu mirokokere yawe kuba giye bakurikira sinzi Tarsis, abenshi bumva ko hari uburyo wanyuzemo bugoye kandi ugira bukiza. Ngira ngo twagwa uyu mwanya kuba dukurikiye ukabasubiriramo inzira mwanyuze. Hari abo warokoye, hari abo mwafatanije muri urwo rugamba, kandi ukaba ukiriho ubu ngubu. Ngo indege ya Habyarimana yarahanutse, hanyuma badufungira mu ngo. Tuva mu ngo kuri 12 z'ukwa 4, mbasha kujya mu rugo iwacu ahitwaga Rusatira. Ngeri iwacu kuri 12 njyanywe n'uwari umujandarume witwaga Rurangirwa Jonathan. Yari yahunze azanye umugore n'abana avuye i Kibungo, kuko inkotanyi ngo zari zahageze. Hanyuma duhura ngiye kuri banke, ankubita muri kamyoneti aratujyana. Ngera mu rugo iwacu aho bita Giseke na Nyagisenyi. Kuri 13 tujya kurwana n'abantu bo ku Gikongoro ku Mwogo. Uvuga ngo iyo wavaga Rusatira ukamanuka, wageraga ku mugezi wa Mwogo wakuka ukahura na komine ya Kinyamakara. Ubwo rero twatangiye kujya gukumira abo bantu kuri 13, bitewe n'uko abasaza harimo papa batubwiraga bati kuva 59 6 nta na rimwe Gikongoro yigeze itera aho hantu. Ubwo rero tubikora gutyo, abahutu, abatutsi, abatwa tuvangavanze twese tujya gukumira. 13 21 baradutsimbura. Badutsimbuye turagenda dukwirwa imishwaro, duhungira muri za Risonga. Duhingiye muri za Risonga tubamo, kubera izari yari nini cyane, tujya muri padoke yo hagati, umusozi wari hagati y'indi, ku buryo umuntu aho yavaga yaba iburyo, ibumoso, hepfo, haruguru, twabaga tumureba. Tukampingamo
kuva 21 kugera 28 niho baturashe, baturasa 28, baturashe iminota 30 kuva saa 10 kugera saa 10 n'igice. ari abandi baturage cyangwa ari ingabo z'igihugu? Haje abasirikare 27. Umunsi umwe mbere yuko baturasa haje indege ivuye i Kigali, kuko ku maradiyo ya RTRM byari byatangiye gucicikana bavuga ngo inkotanyi zafashe isonga. Kubera ko abaturage benshi wamenyaga ngo sinzi ari isonga, ntago nzi icyo byavagaho. Yaravuga ngo amakiri ari hariya, kuko nari narabatoje kurwana dukoresheje amabuye n'intwaro gakondo. Nababwira ni umuntu narasa mujye muryama, kandi nuryama wo kuguma huje, kandi mugende mukambakamba mugana aho arasiye. Noneho barankundira, abaturage barabikora. Uko indege riza muri reconnaissance 27 nka saa 7, elise za kajugujugu zishobora kuba zaduhuha. Barangije baragenda, nibwo bazanye amaramforo avuye Nyanza. Amasasu yavuye i Kigali azanwa n'indege iparika aho bita kuri arete, barayapakura no bohereza abasirikare n'abajandarume babaga i Nyanza, niho baje kuturasa. Kuko icyo gihe kuri 28 bavuga ko nta abanyabutare nta masasu bafite, n'ab'Inyanza ntayo. Nuko baraturasa 28, turanyanyagira, bakajya bakubita imbunda za rutura, bagakubitamo abantu bagasimbuka ari nk'ijana bagwa hejuru. Tukwirwa imishwaro rero, tugenda tuhorombora dutera amabuye abari imbere, bariyeri aho duhuye tukarwana nayo, tugatemagurana, bikaba tuza kwambuka turi 118. Mwambuka Akanyaru. Twaciye ikibaya cyose, uva Isonga ukamanuka mu Kira aho bita mu kibaya cy'umuceri, ukagenda ugaca za Muyaga ukambuka. Nanone ngira ngo si ibintu byoroshye, kugira ngo muri icyo gihe abantu buri wese afite ubwoba. Ni iki nubuhe ubutwari babukuye kugira ngo mu ijambo ry'inyamahanga ukonvenka abo bantu ukuntu mwakwihagararaho kandi mugakomeza mugahangana n'abo bantu? Ni ukuvuga ngo ni bimwe nahoze nkubwira, nigeze mbivuga, wenda mbisubiremo, ngo kara turayikora yarangiza ikagukora. Mu kunkora kwayo habayemo uko ntinyuka, nta bwoba ngira, ariko ni ukubera karate. Hanyuma rero mu gutinyuka aho ngaho usonga baravuga ngo barashaka umutima wanjye ngo n'umutwe wanjye, ko nari mfite ubwanwa bwinshi. Baravuga ngo barashaka umutima wanjye n'umutwe wanjye. Amakuru nkayamenya. Namenyaga gute? Namenyaga kuko nari mfitemo, twari dufitemo abagore batutsikazi bahungiyemo, bafite abagabo b'abahutu. Nabo abagabo b'abahutu bakaza kubazanira ibiryo wenda ku mugoroba, ariko n'amakuru bakayaduha. Byongeyeho ko n'Ubutare bari bambuze. Bambuze makuru bampaye nuko bazanye imodoka y'abajandarume nako y'abasirikare, bakayishingaho nari ntuye, bakajya barekuramo ibisasu. Abaturage bababwiye ngo ndaguruka, bimwe by'abaninja. Aravuga ngo afite imbunda ngo utazwi isura yaryo, ngo kandi yagiye mu kirere arikaraga ngo akagaruka amara abantu, ku buryo barashe iwanjye inzu bakubise amasasu, ntago bavuye mu modoka. Bashinze imbunda ifite amaguru 3, bakajya barekuramo igisenge kikaguruka. Barabura, baravuga ngo buriya ngo yagurutse. Noneho bwa butwari rero no gutinyuka n'icyo urumva nabikuye muri karate, kuko ugomba namaze kumenya yuko bashaka umutima wanjye n'umutwe wanjye. Byabaga bisaba yuko abantu turi kumwe nabo mbatinyura, naza gusatira ufate hasi utera ibuye. Ubwo urumva rero tekinike y'amabuye twakoreshaga, tugafata amabuye uje, nubwo yabaga afite imbunda, tumutereye amabuye rimwe turi nka 20, ntihaburagamo nk'5 amufata. Abaturage rero bagenda babona yuko ari byo. None ubwo aho twari dufungiye, tukajya tujya ku mupaka hirya twitaruye, kugira ngo tubambire, natwe tugakora bariyeri itubuza guterwa.
urumva arongenda mbibumvisha habaga harimo abasore bafite ingufu n'abakobwa n'abagore abakobwa abagore abana bakajya gutora amabuye aho umuntu ari hose ugasanga ufite ikirundo cy'amabuye yo gutera atari ibibuye binini ariko matoya noneho uko wakwideplasa bazi gutera hakaba hari abana batoya inyuma n'abagore bagenda baguhereza amabuye ukora mujugunya ugira ngo ni nko kugurutsa inyoni ziri mu masaka ariko tukayatera ya nyayo. Mwashoboye kurwana urwo rugamba murambuka mugera i Burundi muri nk'abangahe? Twambutse turi 118. Mu bandi benshi bari aho ngaho nyine bahaguye? Barashize kuko twari 3,480 turi muri za Risonga, kuko uko umuntu yazaga ahahungiye twagomba kumenya ngo avuye hehe ni mu ntoki, kuko urumva niba bavuze bati umuntu runaka arashakwa, urumva uhigwa wagomba gushyiraho ingamba zikarishye kugira ngo umenye noneho n'uje ashobora kuza ari umucengezi yihishe mu bandi akaba yakurangiza ku mugoroba. Urumva byabaga ngombwa yuko dukora tubabarura tukabamenya, n'abavuye hamwe bakaba bari hamwe bakanamenyana, wenda bakagira morale, noneho bikagenda bizana ingufu icyo dufite tugasangira, kuko ubwo twabaga Isonga turya inyama zokeje gusa. Bana turashara batangiye gupfa abo twishyinguriye twebwe. Ni ikibazo kigoye kubaza, ariko nyine ni amateka yacu. Hari abo mu muryango wanyu bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi? Barashize. Urumva nimba iwacu tuvuka turi 10, ubu nkaba dusigaye turi 4 mu nda ya mama na data. Mu basi abatatu babaga hanze, mu babaga mu Rwanda n'ingiye warokotse kwa papa na mama. Ubwo urumva no mu muryango n'abandi bose barashize. Hari nka mushiki wanjye wo nakurikiraga yari afite abana 12, bose barazimye, nta n'umwana, yewe niyo haba kwa se wabo, kwa se wabo w'umugabo. Hari abaguye aho ngaho muri za Risonga mwari mwarahungiye cyangwa mu rugendo muhunga? Barimo nk'abana b'abashiki banjye bari bahari, abamukuru wanjye nabo hari abo twari turi kumwe, ariko tuhungira abenshi bakuriye imishwaro ntibabashije kuhagera kuko uko twakorosinze hari abasigaye inyuma. Tugiye noneho no mu muryango wa karate mwari mumaze kubaka, barimo bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi, waba uzi n'amazina n'imiryango yabo? Wa wundi nakubwiye Gahamanyi Bunari wanjye nyuma university yarapfuye, yari amaze kugira umukandara w'umukara. Hari murumuna witwaga Kagabo Clement, hari Kalisa Jean Marie Vianney, hari n'abandi benshi ntapfa kumenya amazina, ariko b'Abatutsi bakoraga karate barapfuye benshi. Yemwe harimo n'Abahutu bishwe ngo bakinanaga n'Abatutsi kuko bazize yuko bakoraga karate wanjye n'ahandi. Hari abishwe rwose bazwi, hari Abahutu bene bo bakabica ngo ko bakinaga iwanjye ngo buriya ngo bari inyenzi. Mwari mufite uko mubanye nko mu muryango wa karate se? Hari abo wadusangiza ku mibereho yabo muri abo bakarate kabishwe? Uwo Gahamanyi Bunari yari nka mukuru wanjye, kuko urumva niwe twabanaga umunsi ku wundi, anyereka uko u Rwanda rumeze, nakanjyana i Kigali, yari afite minibisi. Mu gihe muri weekend akenshi twarajyanaga, tukavuga turi kumwe buri munsi igihe kirekire rwose, ko byarambabaje ko yarapfuye, ariko nta kundi byari kugenda. Roye na amateka yacu ya jenoside yakorewe Abatutsi, bashoboye kwirokoka bagira uko babaye hose. Nk'izihe ngaruka jenoside yakorewe Abatutsi yakugezeho n'ukuntu washoboye guhangana nazo? Ingaruka urumva iyo ubuze ababyeyi bakubyara, ukabura umugore n'umwana, ukabasha kubyihanganira ukongera ugatangira bundi bushya. Ariko nkavuga ni byiza ko
twari mu gihugu kibasha kutwumva, umuntu akabasha gusubira mu ishuri nta ringaniza ririho, wararangiza ukabona akazi, na ya karate nkaguma nyikora, byose nkabasha kubyihanganira. ese kuba warakinnye karate hari icyo byagufashije mu guca muri izo ngorane zose za nyuma ya jenoside? Byaramfashije kuko nabashaga gukina mu gitondo gakina n'umugoroba, kandi buriya siporo ya komba irafasha kurusha izindi siporo, kuko abakunda iruhande nibo bavuga ngo tuba dukubita imiyaga, ariko ushobora gukubita imiyaga uri wenyine ukabira icyuya kandi bikagufasha, noneho bikagufasha no mu guhumeka muri meditation na concentration, bikagira icyo bigufasha ukabasha kubaho neza, ibikomere ntibikugireho ingaruka. ese nyuma y'ibyo bihe bigoye bya jenoside yakorewe abatutsi, ubuzima bwarakomeje muri rusange. Ese umukino wa karate wo waje kuwubyutsa ute, cyangwa se niba ari wowe niba ari n'abandi mwafatanije, ubuzima bwa karate bwo bwakomeje gute? Urumva hari abambwiye ngo iyo mpfa ntibari kuzongera gukina, jenoside irangiye rero tukagenda duhigahiga, n'abavuye hanze, n'uwo mukuru wanjye nawe yaraje, n'abasaye inzoga bose baraza, n'abagahunze n'abandi bagenda bava hanze, turongera turasubiranya, turakwakwanya, birakunda. Noneho n'abatoya rero bakatuboneraho, bakatwigiraho, tugakomeza tugakina. Ni byarakoroheye gusubira mu buzima busanzwe butari na karate? Byaranyoroheye kuko ahubwo nibyo byamfashije, kuko iyo bitabayo byajyaga kungora, kuko hari abo byagoye cyane kurusha. Twavuze karate, yego niyo twibanzeho, wenda wari umukino udakorwa cyane n'abantu benshi. Ese yabayo cyangwa se izindi siporo hari aho byigeze byifashishwa mu kubiba amacakubiri? Birabishye, kuko muri komite olympique ya mbere ya jenoside, no muri minisiteri, no muri federasiyo twari dufite yitwaga association, ku ifishe ya identification bashyiragaho ubwoko, kuvuga ngo barandikaga ngo sinzi Tarisisi mwene Gakwisi na Kankindi wavukiye aha n'aha n'aha, ubwoko Tutsi. Kuvuga ngo twabaga tuzwi nta utajijinganya, mugakina rwose babizi, bizwi kuri umututsi, banaguhana misiyo utabashije gukina ngo wihagarareho banakuvunagura. Urumva rero ko ayo macakubiri iyo ari muri siporo biri mu byadindizaga abanyarwanda, ariko ubu birimo gushimwa kuko iby'amoko byararangiye. Ni byiza, ni intambwe igenda iterwa. Ese ubona hari karate ubwayo hari uruhare itafari yashyira mu kubaka umuryango nyarwanda? Intambwe yayikora cyane, kubera yuko wenda nuko bitashoboka ngo bazafate nk'abafutubarere bafate n'abakarateka bavuga bati dufate 10 mu mikino yose, noneho babashyira ahantu nk'umwaka babasaba umusaruro, haba mu ndangagaciro cyangwa no mu gukomera, ngo barebe. Ntabwo iryo janisha ntiryapfa gukunda, kuko umuntu wese akunda ibyo arimo, ariko mu rwego rw'intangarugero ndumva twabarusha. Ufite ibihe wabayemo nk'uko wabitunyuriyemo, ujya mu buhunzi ukagaruka mu Rwanda ugaca muri jenoside, ubu ukaba ari umuntu uriho wiyubaka kandi binagaragara dukurikije aha ngaha twagusanze. Nk'uyu mwanya ni iki wagenera, ari nk'ijambo cyangwa se ubutumwa wagenera cyane cyane abantu bari muri siporo, baba abayobozi bayo, baba abakinnyi muri rusange? Icyo nagenera abanyarwanda d'abord ni uko ubundi baravuga ngo hari ibintu bibiri: ugira Imana ukavuka ukitwa sinzi, ikindi gikomeye ukagira igihugu. Cya gihugu wavukiyemo iyo ugize amahirwe ntube impunzi,
ugomba kukibungabunga ugahora ukiragiye ugiharanira ukanakitangira. Ku bijyanye rero n'abayobozi nabo navugane umuyobozi wese aho aba ari yagaharanira kuguma b'intangarugero akazirikana cya gihugu arimo kuko nike kandi ntagomba kukirekura. Noneho nkaba nanavugane akirinda kuba yakosa kuko intebe aba yicayeho iba yaricayeho abantu benshi kandi nawe ntazayipfiraho. Vuba rero ngo bisa nk'ibiremereye kuko ugomba kumenya ati hari aho mpera nsunika ntanga nunganira bambanjirije, hari naho nzagereza bagusimbura ntubabare ko nawe hari abo wasimbuye. Nkavugane bagomba kuguma bunganira igihugu kandi neza bakazirikana indangagaciro bakazubahiriza, bityo tukazagumana igihugu cyacu cy'amata n'ubuki. Yego, ngira ngo ni ubutumwa ku bayobozi, ku bakinnyi. Noneho ku bakinnyi n'abaho bari nababwirane, waba mu footballere, waba mu karateka, waba basikete, waba uwo waba uri wese guma uri umukinnyi, kuko uri umukinnyi woroherwa muri wewe kuko ubasha kwihangana. Kuko uri umukinnyi, dufate hashobora kuba hari nk'abakinnyi dufite bari ahantu badafite icyo babasha kuba bakibunganira mu kubaho neza, ariko iyo yabaye umukinnyi aba azi yuko uno munsi ashobora kuburara abashije kunywa igikombe cy'amazi ntacike intege 2-3, ejo azabona icyo ashyiramo. Ijambo kwihangana buriya rirahenze rwose, nanavuga bashonje bahishiwe kandi bakine no mu rugo ibyo babasha gukina byose.